Hello mumeze mute abakuze amandazi muri hehe muze mbere kubundi buryo bundi bwa gatanu wakora amandazi mu buryo butandukanye aha nta matatu bukeneye nta magiti bukeneye tuye kwifashisha yawurute niyo iraza kuduhereza no mandazi meza aryoshye kandi ahumura umva aryoshye cyane pe abantu mushaka gukora amandazi rwose mugiye mu video link ndaza kwishyiramo hasi kugira ngo murebe uburyo twakora amandazi aryoshye kandi subscribe dutangire nkwereke uko tuyategura dufite hano intuza yawurute by'izinatire ndazakoresha Arevire chimique ubona umusemburo ndakoresha sucre vanille ndakoresha n'ibiko bibiri by'isukari n'ifarine urabona ko ni ingredients zoroshye bitasaba ibintu byinshi cyane yawurute ebyiri ziri natire ndazishiramo ushobora kuza kufite n'izindi yawurute ari yawurute zikozwe mu mafuruwi nazo wazikoresha nta kibazo ubundi dushemeze yawurute zinatire ebyiri ubundi ashiramo kiko kimwe cy'isukari na ndetse bibiri ariko ushaka washyiramo bibiri cyangwa bitatu uko ukunda isukari kabisa wagenda ubyongeramo uko bishaka ubundi ushyiramo ni sucre vanille ndaza gukoresha n'uyu musemburo Arevire chimique ndaza gukoresha ntago ngushyiramo hose ndakoresha hafi kiko kino cy'isupu cyenda kuzuraho gakeya ubundi mvange mu bukeya mvange kugira ngo isukari banze ishonge mu bukeya ubundi ndaze gupimisha nkoresheje kano kanuza nakuyemo yawurute urabona ko rwose n'ibintu byoroshye biraza korohera buri wese mu gupima ifarine ndaza gushyiramo ubuntuza bubiri gusa ubu kopo bubiri bw'intuza bw'ifarine ndashyiramo n'intuza arome vanille kugira ngo guhumuza ano mantuza no mandaza ariko si ngombwa kwishyiramo utafite nta kibazo araza aryoshye cyane ubundi nze mbivange neza no kuvanga kugira ngo ifarine itaza gufata hasi byose byivange neza biraza gutuma aza kuza nta bintuza birimo byafashemo hasi cyangwa se ifarine yivanze neza cyane biraza gutuma no gukubita cyane igipondo kikaza gibana kigafata kabisa kikaza kugira aho cyagize urabona ko rwose ni ukora akazi kose nkamuvangira mu kanuza gato ariko kuko ntashaka gutegura amandazi menshi cyane nako ngako rwose nagize nako ngako na katuya havimo amandazi make ariko ntago nashaka ariko umuntu ushaka gukora amandazi menshi waza gukoresha amayawurute 4 cyangwa 6 ubundi ukoza gukoresha nyine amayawurute biri ukoresha ubupo bubiri bw'intuza bw'ifarine uragenda nyine ubikora gutyo ukudubura ntuza quantité umusemburo ni utaza kudubura umusemburo ushaka kuza kushiramo wose ubundi amavuta nimara kuvanga neza byivanze ntago ndibuze kubitereka ngo minota ngahe urete utangira ushyushye amavuta kuza gukoramo n'ubwo buforomo nakoresheje ikiyiko ushobora gufata ibiko bibiri ukagenda ugira cyangwa se ubishoboza karaba intoki neza ubundi ukagenda ukoresha intoki hari aho twagiye tubikoresha dukora amandazi tugashyiramo intoki ayo mavideo yose arahari wajya kuyareba ugenda ushiramo tekinike kugira ngo amandazi ashye neza rero kuno urundi abanza gucana intuzo ugacana amavuta yamara gushyira neza ubundi ukahita ugabanya umuriro kabisa akariro kanyuma ubundi ukagenda ushyiramo amandazi neza yagenda ushyiramo biza gutuma aza gushya neza agafata ibara ryiza rigize ibara akaza gufata ibara ryiza kabisa akaza kuza agaragara neza ubwo bagabanya umuriro ubundi ukaza kongera umuriro ukatikira ku muriro mukeya cyane uringaniye amagenda hindagura ibara ugenda ugaragura neza kugira ngo ku mpande zose agende ashya biraza gutuma ashya hose yose aza gushya neza tongeye nakoze uturawundi tubiri ubundi rwose bumva mvaga nshaka amandazi avateka ngerageze nkoresheje yawurute byose birashoboka urabona ko rwose aya mandazi urabona arasa neza cyane ntago ari ibintu byinshi byadusabye nta ingredients nyinshi zadusabye niyo mpamvu rwose urabona ko ufite yawurute ebyiri abantu dukunda kugura yawurute ugasanga zipfiriye muri firigo ubusa wagaye kuzikoramo nta mandazi rwose urabona ko ari sawa cyane murabona arasa neza kuyarura nkoresheje ikizeho ntuza kano gapapuro hejuru ku gisorori kugira ngo kaze kubaza kunyunyuza ano mavuta umuntu abe yaruranye ndaza gukuraho nyuma nta kibazo ariko nabwo atakafite ntacyo bitwaye rwose urabona ko aya mandazi araryoshye uko aryoshye ni nako asa neza imbere nakoze round ebyiri ariko uraza kubona ko rwose ameze neza gukora amandazi urabona ko rwose tumaze kuba expert gukora amandazi iyi ni video ya gatanu nkoza amandazi umuntu ushaka gukora amandazi mu buryo bwinshi butandukanye ndaza gushyira link umuntu za muri description y'iyi video baza kujya kureba rwose uburyo bwishura guteka amandazi butandukanye amandazi aryoshye cyane haragusaba ibi ingredients nyinshi anaza gusaba ingredients nyinshi ni uburyo bwinshi ushobora gukora amandazi aryoshye cyane mugiye mu mavideo yanjye uraza kwiza uraza kureba uburyo bwinshi watekamo amandazi
ibirungo ibintu byose byo kwifashisha bwose bitandukanye uraza guhitamo bitewe n'ibyo ufite wakifashisha. So ndabashimiye cyane, mukomeze mukore subscribe, mukore ama like niyo mbisabira gusa. Abantu utarakora subscribe nakandeho apyondeho kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro mbagezaho. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde aho muherereye hose, bakunzi ba channel Lucy France Lifestyle. Imana ibarinde kandi ikomeze ibahasakazeho amahoro. Bizu video nyinshi zaje zibagereho.